umunsi umwe imbwa ijya kumusanganira buriya ari ibikoko mu bintu uzitondera ibikoko byose bifite ubwenge Imana abaha cyangwa gifite umuntu cyereka nyirabuja ko gishonje mabuja ati toto ntikarama ati imbwa yariye ntiyariye kandi imbwa iri kumwereka amayeri ikasama ikamwikwaho ikayura mabuja yankubise urushyi ankubita ngo toto nguzi ko imbwa yanjye ucisha ngo imbwa ikuruta nabaye mu rugo ngutwa n'imbwa kandi yarandutaga koko yari ifite ijambo riwita iryanjye nari ntegetswe kurya ari uko yahaze gusa itarandutaga yarakurutaga cyane. hari igihe twasinziraga ku muhanda abasirikare bagiye muri siporo mu gitondo bakaza kudukurita tugakangurwa n'inkoni bagukubita ubyuka wiruka ubwo twabaga twaraye twiba ibintu mu mujyi byuma ariko rero nta nizeye gukora nkajya ndara ku muhanda byo ndabyibutse rwose saa 11 nkaba ngeze mu nzu nanze kuza ngo databuja tumva ko nje mu ijoro nkayenga ahubwo akinguye n'ubundi kinaburaga mu mitwe ntekateka akagira ngo nari mpari ngira ubuzima bubishye ubuzima burambangamira abarimu bakajya bancaho mfite intamba igipira kirekire n'umusatsi warare bakababara ngo kwize ngo ukumva waruzi ubwenge koko ariko mbura imbaraga ikibazo ubuzima burambona ubu ngubu natangiye gufungwa ukiri muto ku myaka nka 16 n'irindwi. Yego wari ukiri muto pe. Yarahukanye ayo ku mwana yabyaye nanjye nkuri ivarisi aho wakoraga aho nakoraga we yarahukanye ahe ku mwana uwe yabyaye kari ivarisi yahitaga toto ati toto ati ntwaza ndikorere singe ndi kumwe n'amabuje sinzo tugiye bwese burahukana tugi wabo nawe arakwahukana aranyahukana pa turashe gucyura araducyura twese Icyumba cy'ibitekerezo TV aho tuganira ku iyobokamana ubuzima inzira y'inzitane ndetse n'ubuhamya kurikira icyumba cy'ibitekerezo TV buri munsi. Turabasuhuje mwese aho muherereye mukomeze kugira amahoro y'Imana. Uyu ni wa mwanya mwiza tujya tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Nge uri inyuma ya mikoro nitwe Manuel Nshimiyimana ariko kuri screen zanyu mubona no witwa Ziraziritse cyangwa se Kwizera Valens akaba ari we n'ubundi tugiye kuba turi kuganira nawe. Hanyuma rero muri uyu mwanya reka mbanze mwakire ndakwakiriye reka nkubaze n'amakuru yawe kubera ko twatumaze iminsi tutarimo kubonana. Umeze ute muri uyu mwanya? Yebawe ndagushimiye ndakwikirije ndakuramukije n'abadukurikiye mwese Imana bahumugisha ndaho meze neza narakubwiye ngo jewe no mu byago nzaririmba ndamahoro ntago nzabwira ngo ndahumeka gake ngo ndaho ngo insigane ngo urebeye inyuma wapi ndaho ibyambaho byose naho ndiho naho napfa nziko nkundwa n'Uwiteka Yesu mpibyo nkena byose ndamahoro ndashima Imana irampagarikiye mu byiza ibyo nkora byo byose mwisi uko niyibisimburanya niyisimburanya ibihe iminsi nagize ibituma nongera kugendera mu mbago ndayigendesha nta kibazo kandi ndaho ndakubye sibyo biri imbere ndakomeye. Urakoze cyane muvandimwe turaganira mwanya muto rero nkuko tubiganira maze gusoma uyu murongo turongo dutatora mu ijambo ry'Imana kuko niryo ngendeho niryo byose ntacyo navuga ntasomye. Yego mu rwandiko rwa mbere Paulo n'ikiye Timoteyo igice cya mbere murongo wa 12. Yego batega amatwi witonze ibyo ndavuga nahangaha birabona ndakumva cyane ndavuga ibintu byahangaha gusa haravuga ngo ndashimira Kristo Yesu umwami wacu wambashishije yuko yatekereje ko ndi uwo kwizerwa akano ko kwizerwa uze kukambaza nkagarure akangabira umurimo we yamaze gutekereza ko ndi uwo kwizerwa. Yego angabira umurimo we ibi ni Paulo wabivugaga. Yego nubwo nabanje kuba umutukanyi n'urenganya n'umunyarugomo yavuze utuntu dutatu umutukanyi urenganya umunyarugomo ariko narababariwe kuko nabikoze mu bujiji ntarizera kandi ubuntu bw'Imana bwarushaho kunsagirizwa bufatanije no kwizera n'urukundo rubonwa muri Kristo Yesu. Iri jambo ni ryo kwizerwa rikwiriye kwemerwa rwose yuko Yesu yazamwe mu isi no gukiza abanyabyaha muri bo ni njye w'imbere. Ahandi ndasoma Pawulo yavuze ko ari we w'imbere mara Pawulo atari yaboneka abanyabyaha bari bahari mbere ye bakoze ibyaha na nyuma ye ariko yavuze ngo niwe w'imbere. Jewe rero ikigutangaza rero jewe Kwizera Valens uyubona mvuka mu ntara y'Amajyaruguru abo tuvukana na mama aracyariho abahamya b'ubuhamya bwanjye barahari abanshoreye imfunzwe abankubise nibye abagize ute barahari. Nge ntabwo ndavuga ngo navuye ibase y'amaraso kandi ntayo umuntu agira mu mubiri ahubwo si nibyo ndadondagura nta nicyo bimaze. Yego ahubwo ndashimira Kristo umwami wacu. Amen. Haleluya. Siko twasomye? No amen ndayivuze. Imana ihabwa icyubahiro bamugukunda. Imana
Imana ishimwe. Ndashimira Kristo umwami wacu wambashishije niko twasomye kuko yatekereje ko ndi uwo kwizerwa akangabira umurimo we. Bana bw'icyubahiro yatekereje. Nasomye Bibiliya y'Ikirundi nsanga avuga ngo yiyumviriye. Ndavuga ngo nta wamubwiye, nta nama, yatekereje ko nabo wo kwizerwa. Uzi impamvu umurongo ngukunda nuko nigeze kubaho nta unyizera. Okay. Kandi pe nanjye siniyizeraga. Nigeze kugira imyaka ku myaka yanjye 14 buri uko mbona rwose atari gukabya inkuru. Ibintu nabonye, ibyo naciyemo, ibyo nzi nk'iby'imyaka 200 kandi ntayo maze mvutse. Ariko Paulo yaravuze ngo nubwo yabanje kuba ngo umutukanyi, ni ikintu gikomeye ko Paulo yaratukanaga. Yarabyivugiye. Amategeko ko Paulo uyu nguyu yari yarize. Paulo binomva ngo kanaka yafatiwe hanaha byemewe, hari mu zifata umuntu hanaha. Paulo yemewe gufatira umuntu aho bahuriye. Yarafite uburenganzira ku isi hose. Ku gihe cye yari abaroma bari bakoronije isi, kandi afite ubwenegihugu bw'Uburoma n'ubw'Ubugereki n'ubw'Ubuyuda, kandi Roma n'Ubugereki byafite puissance mondiale. Yarafite ubwenegihugu bw'Ubugereki n'ubw'Uburoma n'ubw'Ubuyuda. Afite yemereye kwa leta umuntu au niveau mondial aho bahuriye wakadekarati kanaka yafashwe. Yari afite ubwenegihugu butatu. Ubugiriki, Uburoma, Ubuyuda. Abumva ko yari akazi cyane. Yarize. Aho ko yarize amategeko ya munyamategeko n'ubundi. Gusa ikintu kuko yagiraga ibiro bike, bangora umuntu unanutse cyane. 47 simbyuka neza, arano byegero byose mbifite ko sinaharebye. Paulo ni ikintu gikomeye kumva ko umuntu ufite ako gaciro, ufite umushahara au niveau mondial, ufite uburenganzira adaterita, ariko agatukana. Ngo yaratukanye. Ngo agira n'urugomo. Aranare yirega ibyaha bitatu hano. Yari umutukanyi, akanarenga akagira n'urugomo. Ariko avuga ngo nubwo nabikoze mu bujiji, umva umuntu uhembwa n'isi ariko afite ubujiji. Ko nanjye kwizera nagira ubujiji rero narabugize mu gihe cyanjye. Noneho nge nta na segonderi, tubona wa kaminuza agize ubujiji, umuntu wize doctora kaminuza akagira ubujiji, agatinyuka agatukana. Rero sinzi ko ndi bugutangirire akantu ku kandi ngo bigende neza, ariko kimwe cyo rekavuga iki kintu. Ngewe ndi umwana kuva ku myaka 14. Kwiga byarananiye. Kampera aho ngaho basa. Hera ngo nta kibazo. Kamperaho kuri 12. 14. Ubuzima burambihira. Kwiga nabaku wa mbere n'uwa kabiri mu ishuri. Hari umwarimu wanyigishije ukiriho. Wanyishe mu wa 4 aracyariho. Tubyuma mu gihe hari hafi y'umurenge wa Byumba n'ubarahari. Ngo wabaga wa kangahe? Uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu. None kuki wabaga uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu wari umuhanga mu ishuri ukaba utarakomeje ukavuga ngo na segonderi ufite? Ubujiji bwatumye butwikira ubwo bwenge n'ubwo bumenyi. Paulo avuga ngo yabikoze mu bujiji atarizera. Cyavata ariko narababariwe. Nyine hari ukuntu uterwa n'ubujiji ugatwikira ubuhanga n'ubumenyi wari ufite ukumvira ubujiji. Uko navuye mu ishuri namva, ariko kubera buriya kintu cyitwa ubukene. Ese ko bavuga ko umuntu winjije ari umuntu ubutarize ngo ajijuke, kandi wowe ukaba warigaga ndetse ugira n'umwanya mwiza. Uribuka ko ngira indirimbo ivuga ngo hari abaswa bize n'impumyi zireba? Ndabyibuka twari Urabyibuka? Sinasobanuye abaswa bize, ariko byaterwaga n'ibyo bakoraga. No nanjye nakoze iby'ubuswa nyine kandi byiza cyane. Ni ibiki rero ibyo ngibyo? Buriya hari ibintu nzi biri mu maraso. Ubu nzi inzara kwizera uyibona. Nzi inzara. Turayizi ariko twese turayizi. Ufite yuzi burazigira amabara. Wenda uzi y'ubururu, wenda uzi y'umutuku, wenda uzi y'icyatsi. Nazihaye amabara ngewe. Inzara zigira amabara zite? Imbaraga zazo kwa kankoresha ibyo oya kankare koresha ibyo biragucana imbaraga za wumva. None se uwariye duce cyane hahage akumva ntacyo ashyize mu nda. N'uwatubuze bashonje kimwe. Oya ni amabara ariko ubwo rero inzara ziba mu giciro. Uwamaze gatata atariye. Ubwo tuvuge ko inzara zigira mwe igiciro nibyo ni amabara. Uwamaze iminsi 3 nta kintu kigiye mu nda yabibuze. N'uwabibuze umunsi umwe akabibona. Inzara bayize kimwe. Oya yes nibyo nakubwiye rero. Okay. Inzara nabaye mu bukene nibwo bwatumva mu ishuri. Mu ishuri ndivamo nzina bwa bwenge mbo wa mbere, wa kabiri, wa gatatu. N'abarimu barababara bakajya bansanga mu mujyi hari ibyo mu mujyi mu 1986. Umuntu wese wari mu mujyi 1986 mu mujyi w'Igicumbi hari mu mujyi hariya aranze. Yego. Wahize hariya? Yego. Hariya mu mujyi hariya arakora pape. Warahize pape iza itangira ndabizi. Ishingwa itangira ndayizi itangira. Okay. Nararebaga. Umwaka 1986 abanzi mu mujyi. None icyo gihe nkarangwa n'ibintu bibiri. Iyo ntabaga mfite akazi ko mu rugo
kuko natangiye akazi ko muri uwo mwaka mu 1986 nkora ku Ruyaga hera mu mujyi 1986 nibwo natangiye akazi ko mu rugo. Yego. Nkorera umudamu witwa Mutesi n'umugabo we Celestine n'ubu bariho batuye ku Gisenyi. Okay. Bampima amafaranga 300 ku kwezi. Wayumvise? Ariko icyo gihe yari menshi nanone. Narize ngugiye kuyapima. Abantu batumva mu 300. Narize ngugiye kuyapima. Amafaranga yo muri za 80 none sigo sinari mvuye mu ishuri. Minerval ari 100 mu mwaka. Ko nakora amafaranga y'imyaka 3 Minerval y'imyaka 3. Minerval ari 100 mu mwaka. Ifaranga rimwe ryaguraga nk'imineke 5 y'akamaro. 5 guki 5 ware agaseri gato kutuniki duto cyane. Bashobora kukabona. Bari byo kabisa. Ku ifaranga ryaguraga n'igikoresho, ryaguraga igikwasi. Cyaguraga urushinge cyangwa agaceri kabiri kabaga gafite kutuntu tumeze ibintu by'imihiro hejuru. Kari gakomeye. Kari gakomeye cyane. Nakoraga amafaranga 300 ku kwezi. Nkoraho ku Ruyaga. Utekereza akantu ngiye kukubwira mu buhamya ngira, ndashimira Kristo umwami wacu. Nari umwana buryo mudamu yajyaga ibagiraga nk'ingorane hari cyabaye akahukana, umunsi yahukanye nanjye aranyahukanana n'umwana heka nanjye nkora ivarisi turahukana. Umudamu wawe se? Oya wanje kava wangiza nifite umudamu nakora akazi ko vuga mabuje nyine ko ari umwana. Mabuje. Okay nyoko buje. Yarahukanye. Ahe ku mwana. Yabyaye nanjye nkora ivarisi. Aho wakoraga? Aho nakoraga. We yarahukanye ahe ku mwana uwe yabyaye kari ivarisi. Yahitaga Toto ati ntwaza ndikorere nje ndi kumwe n'amabuje sinzo tugiye. Bwese burahukana. Tugi wawe. Nawe arakwahukana. Aranyahukanana. Pa turashe gucyura araducyura twese. Ibyo bintu byayo biratagaje gabe. Ndashimira Kristo umwami wacu. Yarabeza ko wakuguze koko. Oya kuko njye nari umwana icyo nafaga kwari ukubona ibiryo bangaburira nkumva ndahembwa ku kwezi. Ati ndahukanye naho tugiye. Ntabwo nanzi ko yahukanye. Namenye tugeze iwawe. Yego. Umugabo nyuma aje gucyura araducyura twize. Ngaho gaho. Ari atari kabisa yego. Ndi gushimira Kristo umwami wacu. Nushaka ndiko yatitse nushaka ngo arashimira Imana imbazi yamugire. Si ibyo wandika ibyo ubonye ariko ibi turi kuvuga nzajya irishimwe nzandishima uko dufite umwanya. So tubumwaza tuvuga akantu gatoya. Okay dukomeze nta kibazo. Akazi iyo nabaga ntafite akazi rero nabaga ndi ibyo bitaga ikirara icyo byari ibirara amasarigoma ngamakarita buri ijambo mayibo bujye witonda. Ijambo mayibo ryazanywe na politiki abantu benshi ntabwo babizi buriya. Ntabyo bazi nyine. Ijambo mayibo rivugwa mu Rwanda byavuzwe mu Rwanda hamaze gushyirwa amashyaka menshi bitangirwa n'abanyamashyaka babicyurana babyitana. Hari na radio ntibuka ariko ngura ni radio Rwanda ko radio yari imwe gusa mu Rwanda. Yego. Bigeze babazanya ngo ariko ngo mayibo ni iki? Aramubwira ngo mayibo ngo nabana ngo bawo ku muhanda ngo bakaba mu myanda. Icyo gihe bangwaga essence kunywa kore byari bitaraza. Kuko essence nanjye narayinyweye. Okay. Mu gibyumbi ibintu bitaga ikivivi akajyana akayiponje kuri ntuza kuri pompe twamuha 5 mu pompiste agatonyangirizamo umuha 5 agatonyangirizamo kace kasigara mu mupira tugadukwa ukarugukuba n'ubundi muri gapira ka kuri kari biratera agapira gatoya ko nuza ko kuri moteri kuri pompe kuri station ya essence. Okay. Twe twajyanaga cya iponje kiri waciye kuri moto. Yego kuri moto iponje pompiste ukamuha 5 akagutonyangizamo kurisha pompe nyine muri iki kibazo. Ubona ko bano bantu uyu munsi banywa tineri mu macupa nakore byari mu macupa. Bitangira rero abana nk'abariya twanywaga essence byakore byaje nyuma. Okay. Bigenda bihinduka bamenye ibindi satana babwira ibindi. Icyo kiye cyacu niko twabigenzaga. Nawe ro kwari ugukura ntabwo wakamuraga ngo yinywe wakuraga umwuka bura nayo irasindisha essence. Essence irasindisha ugasara kada yewe umwuka none se ko ari umwuka yarugigera mu nda. None se tineri ko batayinywa batubwenge gute? Ahubwo nabonye bayishoreza. Tineri yinyweye wapfa. Bashyira ku zuru gutya agashora. Bakurura umwuka. Tineri buriya yo n'igitonyanga cyayo kirapfumura wapfa bita birangiye. Tineri yica vuba. Nakore ntibayinywaga ko ari gukurura umwuka. Bira ni satani izana yo mayeri. Na essence ntabwo mwayinywaga ntabwo twanywaga. Wagiye warakurura. Meze nk'inukirizo no gukurura umwuka. Naraye mu biti ibyumba ku muhanda hafi y'amashuri y'abaporoso abaga ibiti mu dushyamba ku Gisuna byatsi by'inka. Aho hantu se wari waravuye aho wakoraga? Iyo nabaga ntafite akazi hari gihe nakoraga mu rugo wenda bakanyirukana cyangwa nkaharambirwa nkahava cyangwa ngakungura uburara gusa cyangwa ukanadomoka ariko avuga utingiye ku muhanda ugatumoka. Oya kutumoka gusa nagira ngo mparari ariko rero nta nize gukora nkajya ndara ku muhanda byo ndabyibutse rwose. Saa 10 nkabangeze mu nzu nanze kuza ngo dataje atumva ko nje mu ijoro nkahenga ho gakinguye n'ubundi kinaburaga mitwe ntekateka akagira ngo nari mpari. Ngira ubuzima bubishye ubuzima burambangamira abarimu bakajya bancaho mfite inamba igipira kirekire n'umusatsi warare bakababara ngo kwize ngo kumva waruzi ubwenge koko ariko mbura imbaraga
ubuzima burambona. Ubu ngubu natangiye gufungwa ukiri muto ku myaka nka 16-17. yego wari ukiri muto pe. ubwo mu kasho ka komine Kibari abapolisi bakiriho banze arabagiye bankubita we. ubu narakubiswe mu bantu bazi inkoni bakubiswe. Twese gukubitwa n'isoko byose, uvuze isoko ryose waba ukabije inkuru kuko ryose ntiryaguhuriraho, ariko wabonye umwanya wese, wabonye uburyo, kuko kera bakubitaga umujura agapfa. Wara kera burya n'umurambo bakawusiga, barakubitaga uciyeho wese ubonye agakubita uwunyuze. Oya umva, buno uyu munsi mukubise umujura agapfa babashaka mwese cyane babafunga. Ubu ntabwo byemewe. Icyo gihe bakubitaga umujura agapfa, abaturage bakigera umurambo ugasigaraho, bakazashaka nk'abantu bafunzwe, komini ikajya kuwuhamba bikarangiriraho. Ababyeyi bakamenya ngo yaribye baramukubita arapfa sans PV, nta kintu cyakurikiragaho. Situation yabayeho mu gihugu cyacu byabayeho, kandi icyo gihe narakubiswe. Ndashimira Imana itaratumye mpfa, yego ihabwa icyubahiro. Yarizi ko nzandi kuvuga ibi ngibi, hamwe natamba ngo ndashimira Kristo umwami wacu. Na titire rivuga ngo Paulo ashimira imbabazi Imana amugiriye, ngiro bani kwizera ashimira imbabazi Imana amugiriye. Ngo ijambo ryo kwizerwa ko Kristo yazanywe mu isi no gupfira abanyabyaha, kandi ngo muri bo ni njye w'imbere. Ndigishije, ndabwirije, ndahanuye, ariko mbahana ubuhamya. Ubuzima gufungwa mu kasho ka komine Kibari, kugufungana n'igiti gutya cyo mu kasho, akasho kabaga ari ibiti gusa, ipingu gutya kugira ngo bashe nko kwihagarika, bakarishyira ku giti, ku giti nawe cyangwa muri babiri cyangwa urushene turabana nka batandatu twese ipingu buryo umwana umwe atagenda uko. Ubuzima ndabuzi. Kandi hari ibintu bese genda ni bwari gihe twapandaga nk'imodoka turabana, ubu ndabyuka ngo marira agiye kuza, nize gupanda imodoka mva mu mujyi byumba ngera mu Miyove. Ngeze mu Miyove ubwo warayipanze se ubu uko umanuka, nashakaga n'icyo nakuramo hakibura, asanga birahambiriye cyane, birakomeye uko bigenza. Noneho mpandura ngeze mu Miyove. Kuva mu Miyove ko byumba n'amaguru Manuel, atari Imana irinda umuntu nubwo nari mubi, ariko hari Imana yandindaga. Hari Imana yanga icyaha ariko ikakunda umunyabyaha. Ubwo kuva mu Miyove ugera ibyumba ni nko kuva i Kigali mu mujyi ujya Gitarama? Oya, Gitarama ni kure cyane, ariko ni nko kugera ku Kamonyi. Nko kugera ku Kamonyi, kuva mu mujyi ugera ku Kamonyi cyangwa ukaharenga, sinzi ko nagira ngo Nyabugogo wenda harimo urugendo rurerure, urenga ku Kamonyi ho gato kimwe cyo harimo urugendo rurerure. Ndarugenda Manuel we, njya kugira ahantu ku muhanda ndanirwa, ndaryama ndasinzira, ndicura ndakomeza ngaruka mu byumba, kuko iseta yacu abana yari mu mujyi. Birumvikana. Hari igihe twasinziraga ku muhanda, abasirikare bagiye muri siporo mu gitondo bakaza kudukubita tugakangurwa n'inkoni, bagukubita ubyuka wiruka. Ubwo twabaga twaraye twiba ibintu mu mujyi byumba. Umujyi byumba umeze nk'ufite ibice bitatu, hari igice cyo kuri stade, yego, n'icyano kuri sociali yitwa Nyiragasuruba, no ku Ruyaga, no mu santere hagati. Ibice twarabigendaga tureba abibagiwe imbabura hanze, gufungura mpure ku mazu, twibaga n'ibintu bidafite n'umumaro, nk'ibikoropesho yashaje utanagurisha, tukibikirije tukabura n'ukigura. Hari n'ubwo twibaga mbese kurira ibipangu, hano twuriraga ibipangu ku mugabo wari umwara witwaga Muradadi, wajyaga ajya amasiro mu modoka kera, abantu b'ijumba baramuzi. Noneho tukurira tukiga imitwe y'ukuntu wajyamo uri hanze. Ubu mbyibuka ndi mukuru nibwo mbona icyo Imana yakoze, ko twiga uko tugeramo, ariko utiga ukuntu uravamo ugezemo imbere. Ubu ndabiteze muri bya mitwari. Ubwo wowe wagiyemo imbere rero urajya ufata ibintu uhereza bagenzi bawe ibyo ushoboye, ukaza gushaka ibitebe biri hanze, igipangu ni kirekire, ukegeranya ibintu ngo wuririreho. Ariko niyo twajya mu gipangu kiriho amacupa hejuru, twaba umufuka tugashyiramo itaka, tukarambika kuri amacupa hejuru tukajya kugira ngo ya macupa ataducira mu biganza. Tugafata umufuka tugashyiramo itaka, wahita ugenda hameze neza. Ariko ibi ndi kwivuga nshimira Kristo umwami wacu wambashishije, watekereje ko ndo kwizerwa akangabira umurimo we. Nubwo nabanje kumutukanya n'umunyarugomo n'urenganya n'umujura n'amanyanga, ariko narababariwe kuko nabikoze mu jini ntarizera. Ubu nawe wo kwizera cyane rwose. Mu rugo mama ntiyaranyizeye, bakonje ntibari banyizeye, bizira ko baragura akantu ngo ntagatwara. Hari igihe no mu rugo najyaga mpiba kandi turabakire, mama yahingiye ibishyimbo nkibaho nk'ikiro mu rugo iwacu. Mukuru wanjye mfite umuyobozi mu itorero naci dikoni yize kumfata n'ibyo bishyimbo, arabimfatana kandi mbyibye mu rugo ngiba mama. Ndashimira Kristo umwami wacu wambashishe. Mukuru wanjye nkurikira we n'umunaci dikoni mu itorero ry'Abangirikani, no umuyobozi mpase umukozi w'Imana, yize kumfata n'ibyo bishyimbo ngibye mama. Nibasiyo kintu ariko ngo ntabwo nari mama ntiyaranyizeye, bakuru wanjye ntibari banyizeye ko umva ko niba nonizeye kwiba amakayi menshi nta nicyo ndi buyakenereho. Umusozi ntwari unyizeye, wari umeze nkaho wibiraga ingeso cyangwa
ni ingeso n'abadayimoni urebye nta nubwo byari ubukene cyane. Niba wibye ikintu kandi ntacyo kintu kumarire, ni ingeso n'abadayimoni, nta nubwo byari ubukene bukabije kuko umukene se ntagomba kwiba, ahubwo byari ingeso n'abadayimoni nyine. aho hantu hose urimo kuvuga wagiye ujya gukura ibyo bintu by'abandi muri iki gihe bakunze kubyita ngo no kubideplasa, bagerageza kubyoroshya aho kuvuga ngo kubye bakavuga ngo no kubyimuye. aho hantu hose wagiye unyura ugenda utwara ibintu by'abandi, nta hantu hamwe wigeze ufatirwa ngo bagire gutya baguhereza ikintu cyitwa ibiti bya nyabyo? kandi wa mugabo nawe nkubwira ko nigeze kwiba mu isoko. Ibyo ntabwo wabivuze. Ntabwo nabivuze. Wavuze ko yego hari umunsi nafashwe nka gatatu, nakubiswe gatatu nibye, ariko umunsi umwe narakubiswe bya nyabyo rwose. Byagenze bite? nibye amagi, akado kuzuye amagi kare wagiye kwiba ku muturanyi mu isoko nuzagera mu mujyi Gicumbi ubu ngubu hari mu mujyi bagize ubusitani bwiza, kera niho isoko ryabaga, hari ari ntago ariho ryari riri, ryabaga hariya mu mujyi hagati neza. Ndeba umuturage hari akadobo gateretse munsi y'agatanda yacuzaga ibintu byinshi, uwo muntu nayibye ntago akiriho, akaba afite n'amagi munsi y'agatanda. Ndagenda Satani anyereka ko yarangaye, ko atari kureba, ariko Satani kwizeza burya umujura acukura inzu ashira intoki mu mufuka, burya Satani abanza kumwizeza akize 100% ko ba nyir'urugo bose basinziriye ntawe ubimenya. No mu isoko uhagara mu isoko uri umujura, Satani akakureka ko nta muntu ukureba n'umwe. Aho rero niho umunyarwanda yavuze ngo burya uwububa abonwa n'uhagaze. Naragiye nterura akadobo, ariko nayo nanagiye bamfashe ngeze hirya hari profi ya kera hafi ya Populaire aho ubu ngubu niho bamfashe ngeze. Ubwo wabonwe n'uwari uhagaze? N'uwari uhagaze, narububye uhagaze arambona. Nyirako yaraje yiruka n'abandi bantu babiri barafata ranza barakangura. Urumva baretse kugera aho ngaho, iyo scenario ntabwo nibo kuyumvariza. Wowe wagiye mu isoko bisanzwe nk'umuntu ugiye guhaha, simbizi umujura ntasiba isoko, ntacyo ugiye guhaha, ugiye kwiba, ubizi ko ugiye kwiba. Uroreho ugenda uri kugenda uranga gushakisha, ndeba hari mu myenda, umuntu arimo aracuruza, ariko urebye yari afite ibintu byinshi ku gatanda. Ndebye munsi harimo akadobo karimo n'ibindi bintu byatashye ku gatanda, harimo n'ibitoki n'ibindi. Ndeba akadobo kuzuye kano karekare kaba karimo amagi wenda hagati ya 50 n'ijana abarimo, igi ryaguraga amafaranga 3 cyangwa 4. ubwo amafaranga nakubitiwe, ariko yari menshi icyo gihe. Genda reba ndamucunga, uraza urahagera uhagarara iruhande rwose, nturuka mu kindi cyerekezo. Niba ahagaze gutya ku gatanda, ndeba ukote atarimo kugira ngo ngende munsi y'agatanda ngaterure, ndamucunga. Mbese Satani nyizeza ko nta muntu kundeba, urimo kukuba na nyirawe yarangaye ko ari gucuruza. Ndagaterura koko, kandi uwambonye wese yambonye kuko yari ahagaze, ariko ntiyambonye nkigafata kuko ntibamfatiyemo. ahubwo naragateruye ndanagenda nkata mu rundi ruhande, kandi ku isoko ni rinini, nanyuze mu isoko ariko nk'umuntu ugafite nk'umuntu yaguze. Yego uko nago wese agira ngo wowe uri nyirayo, amfasha nagenze metero nka 70 buriya ra nari sotse mu isoko ndivuyemo gato, ngeze imbere hano hazo prof ko abambanye ngo babiri baje biru nyiramagi n'undi umwe, ubwo umwe wamuri urwara ati barakwibye. Birumvikana baba bangezeho, baje bagukurikiye, narabonye shaka no kwiruka, ariko akadobo mfite kandi rugo umujura atari n'ibyawe, sinateretse hasi kubyo utakubise hasi, niyo mbikora nkiruka bari kugafata, narakagumanye. baba bangezeho, umugabo yaravuze sha ngo tugende nge kuguhishyi, ijambo ryo yavuze kandi nakana kadafatika. Barankubise yangaruye kuri ka gatanda hanze. Rega niyo waba uri umuntu ufite imbaraga zifatika, igisambo ntabwo kigira imbaraga, kandi inkoni zirababaza. Buri abantu bakubita umujura bashishikaye, inkoni nimbi. Barankubise bagitangira kunkubita, narabyumvaga bakubita ibintu byinshi, buri muntu ankubitaga icyo afite. Ibivoka biboze, ibinyanya, yakubitaga ibikoni, ibitebo. Noneho byaje kugeraho sinaba nyumva, sinamenye ibiri kuba. Bagiye bazi ko napfuye n'ubundi. Aho naho narahavuye. Hanyuma waje kuhavute se abantu baraje, ubu ndimo kugira ngo ari minota 3 bana myinshi. Aho ngaho nyuma aho nahembukiye, baje kumbwira ko hari umugabo witwaga Zirahabo. Wewe warahembutse gusa usanga kamubwira uko nahembutse nyine, nahembutse nje naherutse bankubita, bigeze sinaba nyumva, sinzi aho nari ndubwo. Yego
ngo nyine umeze nk'uwagiye muri koma, wapfuye nari muri koma. Noneho umucuruzi witwa Zirahaba wacuruzaga ibintu by'amakombe n'ibicupa n'ibyuma n'ibikoresho, ngo yararebye bamaze kumwita akarambo karambaraye aho, abantu niko bambwiye nyuma ngo nko zasangaga umutima uri gutera, abonye uri gutera ngo arankurura ashyira munsi y'agatanda ke nawe atenda umwana yacururizaga, ntabwo yaranze. Yamana wa Yesu Kristo ni gushimira urinda abari muri izo nzira, Zirahabona ndahembutse. Ngaruye akenge nanjye gutya nkabona ndahantu munsi y'agatanda ntazi, Zirankura atemwa ndamwita baturuwa hehe, nduwe Nyande, ngurumva umeze gute, ntimeze nabi. Anjyana ahantu angurira igikoma, igikombe kinini cya Kigozi, yitwa Kigozi cyaguraga 5 n'umunde nacyo, yego ndakinywa. Nkimaze atumeze ute, ntifite inyota cyane, angurira umutobe nawe igikombe cyaguraga 10, yego icyo cya Kigozi nawo ndawunywa. Atumva umeze neza, nti ati rero taha iwanyu, atufite ababyeyi ndabafite, ati taha dore wari wibye bari bakwishe, ntuzongere kwiba. Yitwa Zirahaba, yego nti nturakoze, ntuzongere kwiba ukundi, ntuzongere dore nka kwa kundi wa mugore Yesu yabwiye ati ntuzongere gukora icyaha ukundi. Yego niba nura mugore ndarabyumviye, ngeze narabyumviye, naratashye se, natashye mu ishyamba aho twabaga babana nabo bajya kwiba utundi banzanira baranyondora. Wari utaramererwa neza arakubwira ati taha dore ndagufashije ngo ubuvuzi bw'ibanze, yaramfashije aho kugira ngo utahe, yama ubuvuzi bw'ibanze Zirahaba, aho kugira ngo utahe wowe aho maze wabona Pawulo yavuze ngo nabikoze mu bujiji ntarizera, usubira kureba baba bamwe kwiseta mu byatsi, hano twararaga mu bwatsi bw'inka, niho twasubiye. Abana ujya kwiba umuneke akanzana, ugikiriye akanzana. Ubwo wari ufite imyaka ingahe? 16. Abana baranyondora, ubuzima bwe bwa essence turabukomeza. Narabirambirwaga gashaka akazi ko kandi hano nakoraga akazi ko mu rugo, nabanaga nabo neza. Nubu hari umumama nakoreye mu bugi byumba hariya, nubu ni mama mu telefone nyene wampaye 5, naramukoreraga nkazaharambirwa ngataha akazagaruka kuntwara mu rugo nkongera namukoreye nk'inshuro enye, ntahangaruka. Abana bahavukiye bose mu biganza byanjye, ubu bose barashatse nibakuru. Abo icyo gihe wakoraga ibyo ngibyo byo kujya kwiba ibyo bintu by'abandi, nabaga nahaze akazi ko mu rugo nakanze. Yarabimenyaga se ko wumva yageraga ngakongera akakugarura gutyo maze kuva iwe ntabwo nahagarutse, maze kuva iwe sinahagarutse. Ariko arabizi, mfunzwe muri gereza ibyumba, arabizi umama, aranze isunika ingorofani y'ibiryo shyira ingurube z'abanyururu ku Kasehuma, arabizi. Noneho amahirwe yari afite n'umwana witwa Kwizera, kuduhamagara mu rugo uvuga ngo Kwizera muto akaba ari uwo mwana we, Kwizera mukuru akaba ari njye. Yego, n'uyu mwanya n'ubu uwo mwana muhamagara Kwizera muto n'ubu uyu munsi. Yari mabuje, ariko n'ubu ni mama, no muri telefone yanditseho mama, kandi naramukoreye kuko ntabwo rwose ahantu nakunze gukora mu ngo narahakoraga, nkahaba neza bakashima, nari umwana uzi kwibwiriza, ngakora imirimo yose, nkagira isuku. Ahantu nakoraga barankundaga, hano nize gukora mpatera indabo, databuje arambwira ati wateye indabo, tera indabo jaride ku. Ariko ubu bobo bukagaruka cyakandi nyine k'ikijo nkagahaga nkigendera gusa, ngafungwa baranze nambaye iroza. Ubu nambaye iroza, iroza urarize, iroza si ya myenda se y'abafungwa ba kera. Iriya rero bambaraga, buriya iriya yaje, ariko ngira ngo n'ubu ngubu niryo barajyakomeje. Iriya yaje nko mu 1987 n'umunani iza mu Rwanda. Mbere abanyururu bambaraga ibyenda by'ibikara, aguzi koko bambaraga ibikaratsirira bisa n'abari bambaraga ibyenda koko byasaga, we n'uri umukara mubi cyane nka Siraje ibyo bambara, kuko biriya ari kimara kuza mu Rwanda. Nahise mfungwa mu bantu baryambaye imbere mbamo, mu mfura ziroza mu Rwanda. Hari abarifungiye nko mu mwaka umwe, ariko abantu baryambaye imbere nko muri 3 ba mbere baryambaye iroza, nahise ndyambaramo kuko rikimara kuza. Narafunzwe muri prison centrale. Icyo gihe wafunzwe se wongeye nanone gukora izindi dega? Mfungwa noneho umwe mu kasho ka komine, abapolisi bari banzi, mbese abamutekano nuko batabaga ari benshi, babaga banzi ubu naho baciye Kwizera wabumenya ndi gukora. Hari n'ababwiraga bati Kwizera ari gukora iwacu batazabiba, ariko sinajyaga niba ahantu nkora, sinigeze niba ahantu nkora na rimwe. Ahantu hose wakoraga se ntabwo bigize uhura n'ikibazo nk'icyo muvandimwe wavuze ukuntu bamurutishije isafuriya mu rugo, akavuga ati nibe n'isafuriya, ngo nyirabuja akamubwira ati isafuriya yangira kuruta kuko ngiye nyitekamo, wowe ujye witonda? Ni ukuri mvuze ukuri k'umukirisitu. Aho hantu sindahavuga kuko hari abana babo bahari, ntagira inkovu nkomeretsa. Hari n'umwana
waho washatse ariko hari ahantu nabaye bafite imbwa mabuja yarambwiye ngo toto nguzi kindi kuruta yarabimbwiye rwose hatekereza yari naryaga ariko n'imbwa n'ibibwana byabanje kurya n'abana baho none kubera imirimo myinshi nahakorobye abantu nibo bameshesheje matora bwa mbere aho hambere nameshe matora matora urayizi kumesa matora urabizi nameshe matora bibaze matora kuyifura se matora ko nabonye ibindi badapfa kuyifura nameshe matora Manuel ndashimira Kristo umwami wacu wambashishije tekereje ko ndo kwizirwa kangura umurimo haleluya aho hantu none imirimo ikambana myinshi yambwa sinyiteho mabuja akabaratashye umunsi umwe imbwita ijya kumusanganira buri ari ibikoko mu bintu zitondera ibikoko byose bifite ubwenge Imana abahe cyangwa bifite umuntu cyereka nyirabuja ko gishonje mabuja ati toto ntikarama imbwa yariye ntiyariye kandi imbwa iri kumwereka amayeri ikasama ikamwikwaho ikayura mabuja yankubise urushyi ankubita ngo toto nguzi ko imbwa yanjye ucisha ngo indi kuruta nabaye mu rugo ngutwa n'imbwa kandi yarandutaga koko yari ifite ijambo riwita iryanjye nari ntegetswe kurya ari uko yahaze gusa itarandutaga yarakurutaga cyane nigeze kurutwa n'imbwa ndashimira Uwiteka wateje ko ndo kwizera ko n'uyu munsi ari imbwa ziruta abantu da simpazi ubwo niwe uhaziye ntaho nzi sinkanahamenye imbwa ntukaruta abantu babahana akazi ari imbwa ziruta abantu ubu ngubu baranazishaka Manuel imbwa ntikaruta umuntu wayirutishije umuntu wese ku isi ntabwo ari byo ntambwe yo kuruta umuntu yorora imbwa sibona imbwa barayorora harya wenda muri icyo gihe cyanyu wenda byo byagaragara nk'ari sakirirego ariko ubu ngubu hari imbwa zihenze ndetse abantu bashaka Manuel ibyo umbwira ndabyumva ndanavuga ko bibaho ariko ntibikwiriye nta imbwa umuntu acirira imbwa nticirira umuntu uyirutisha umuntu wese rero nagasuzuguro nkako kose oya ibyo uvuga byo nibyo ntago imbwa ikwiye kuruta nta buryo nubwo imbwa yaguheka ukayicireka kugeza aho ugiye ariko n'imbwa uwo munsi ntabwo yakwirukanye ntabwo yanyirukanye yankubise urushyi rwiza ahantu mu rukiga rwacu bavuga ngo yanteye urorohe yankubise urushyi Manuel ndarwumva mpita mbara inyenyeri nubwo hari ku manywa kandi mpita njya kugaburira imbwa ku buryo bwihuse indi mirimo yose ndayihagarika ngaburira imbwa warumbajije umuvandimwe wavuze ko bamutisha isafuriya nibe nabone n'isafuriya njye naruswe n'imbwa urumva neza ahubwo yayishyize imbere ngo baraganira ati wasafuriya we mbwira ariko bwahesha aho nyine we ati mbwira ukuntu ure wasafuriya ni imiruho yamuvugishije nyine ni imiruho nese imuruta se bwaye nawe ntiyamurutaga nese uko avuze ngo ayitekamo akarya uyimutekeramo kuki isafuriya siniteka si byose yishyira ku murongo ariko ubwo wenda bivugaga ko yashobora kuba yamwirukana yikahaguma ariko nagasura amagambo yo kujyana yo gucyurira abantu nk'ayo yose kuko nta kintu kiruta umuntu kibaho n'amafaranga ntaruta umuntu kuko umuntu azana amafaranga ntazana umuntu urumva neza nta kintu kiruta umuntu yubahwe uko yabasa uko yaba yarega ngo yanaremwe mu ishusho y'Imana urakabyara ari nta gisafuriya yaremwe mu ishusho cyangwa Imana igumuyaha umuntu ni ishusho y'Imana ni igiciro igihe numvise umuntu wahoteye undi ndababara ko nagenda arahoteye bikabije ubu nanga umuntu urenganya undi nanga umuntu wicisha undi nzara nanga umuntu ubabaza undi nanga umuntu yamukira undi kuko ndararenganya inza akarengane naciye mu buzima bwinshi muri iyi si nzi kubahwa nzi icyubahiro habaye muri gereza Pizo Santari byacu byumba nyinjira ari kuwa gatandatu aho ndanahasoreza iki kigano hava tugisoreze kuri gereza yego ubutatu zahakomereza ariko gereza ndagusengeye muvandimwe nsengeye n'udukurikiye ntuzafungwe wayagufungwa n'ibintu Imana inyemere nafunze mu kashuka komine yewe nafunze muri Pizo Santari nafungishijwe amaso ngo icaraho ntunyeganyege byose ndabizi ariko naratesetse nagize muri gereza ariko wa gatandatu mbona ntangiye kuba agasore kagimbutse kazi gusokoza byebyo agarokoke bicyaduka kazi kwambara udupano twambaraga hejuru bitaga imbati twamarinda menshi bugezweho yabindi by'imbati byabaga bifite amarinda menshi tujyambara hejuru hanga udupantaro n'ubukwito bwabaga bukomeye hasi bwaguraga igitano cyangwa desa bwenda hejuru mbese nzi kugenda nzunguza agakufi gutya ndagasoresore kakibone kazi kwibona gashobora no kugura primus none primus agura amafaranga 90 icyo gihe ushaka kwigura inzoga amafaranga 90 ari uko kwiba byose bifatanye no gukora akazi ko mu rugo ariko akazi ko mu rugo nkakora neza mbese nari ntangiye kuba akantu k'agasoresore nafunzwe nsa n'ufite akenge ho gatoya ntangiye kugimbuka kumaze no gufungurwa funguwe
nakoze akazi ko mu rugo rimwe, nkora no muri resitora rimwe, nyuma nza kuzateka imitwe yanjyanye ahandi hantu nzavuga mu kindi kiganiro. Okay, ahandi uzavuga mu kindi kiganiro kubera ko turabona amasaha yatujyanye. Aha rero ndashaka kugira ngo noneho turebe uburyo ubwo dusoreze kugira ngo tumenye dusoze aho noneho tuzatangira. Dusoze mvuze ko iroza ikimara kugera mu Rwanda nahise nyambara kubera ibyaha, ariko ibivuga ngo ndashimira Kristo umwami wacu wambashishije kuko yatekereje ko ndo kwizerwa akangabira umurimo we. Gereza tuzakomereza ku buzima bwa gereza. Nzakubwira ukuntu nafunzwe nzira kwiba, ariko muri gereza karibwo niba neza. Ngaho tekereza. Ndacyumva cyane, ahubwo numva gitangaje. Icyo ngicyo rero reka aricyo tuzaganiraho tuzakomereza, sibyo? Hanyuma ngasoza nkubaza ngo abo bantu bose mwagiye mugirana ibyo bibazo, niba hari abakiriho waba warabegereye ukavuga uti ngiye ni umuntu wakijijwe ndabasaba imbabazi, niba arabawe mukiye muri icyo gihe, cyangwa se maze gukizwa bakeya narabasanze. Abo wagiye wiba ni iki bintu nk'ibyo? Bakeya abo byashobokaga, abo nabonye narabasanze kuko nakijijwe. Ndi umukozi wa leta, tuzabiganira ahandi, kubona n'abantu kwanjye bigoye. Yego, nakijijwe ndi umukozi wa leta. Izo nzira ndazi kuhura nabo, ariko hari abo nasabye imbabazi, hari n'abo natumyeho. Yego, n'umuntu natumye aracyariho, mba mu Ruhengeri, mutuma ku bantu ibyuma ngo uzabansabira imbabazi maze gukizwa. Bose sinabagezeho, ariko bo nashoboye nabagezeho. Okay, byiza cyane. Uti bose sinabagezeho, ariko abo nashoboye nabagezeho, ariko byibuze no kuba waragize uwo mutima nabwo. Mu minsi yashize hari umujyi yakora nabwiye mu mujyi byumba hariya, umwaka washize n'umuntu mujyi yakora mu mujyi, ariko yari atarakizwa. Mu mujyi hari umujyi hariya biti Gicumbi, hari urusengero runini hariya hepfo y'isoko. Ntabwo ntiwawe nahibye imbabura nampuri, ndabimubwira. Nicyo gihe byaguraga ya naye ngo waraguraga 100, kuri yaguraga 60, ni 160. Uyu munsi uyakubisha urushaka ngo urihire imbabura nampuri. Atereka ibyo bintu nta nibyo nzi. Uri umukozi w'Imana. Uwo muntu nabwira ni umujyi yakora mu mujyi byumba hariya n'ubarari. Ubwo urumva ashobora no kuba atarabimenye, ubwo ko nta nabyuka nagize gute, akavuga ati ibyo bintu byihore n'ubundi. Ibyo ntabyo nzi, ndi umukozi ntiwawe narabihimye. Hari uwo nabwiye ntiwe nahibye ipakiye ngo mu iduka. Abo nashoboye narabasanze, abo ntashoboye nuko yarabasanze. Okay, byiza cyane. Reka rero ngushimire cyane, ariko nanone mbwira n'abatwumva, niba nawe ari ubuhamya wumva ufite watugezaho, cyangwa se niba hari ijambo ry'Imana wumva ufite watugezaho, rwose atubwire tuzamuha umwanya. Rwose nawe ni karibu cyane hano kuri Ziraziritse TV ndetse no ku cyumba cy'ibitekerezo. Reka rero tubashimira mwese mwafashe umwanya mukadukurikira, ukomeza kugubwa neza, ariko nanone nakibagirwa gushimira Ziraziritse nawe utubwiye aho Imana yamukuye, ndetse utubwiye uburyo yanyuze mu bintu byinshi bitandukanye, ariko uyu munsi akaba ari umukozi w'Imana. Nawe reka tumushimire. Ndagushimiye cyane. Ndagushimiye cyane Muvandimwe Emmanuel, wakoze nawe mu kigo cy'ibitekerezo. Imana iguhe umugisha, tuzakomeza ubutaha. Okay, komeze rero ugubwe neza, kandi aho uca hose Imana ikomeze ibane nawe. Amen. Icyumba cy'ibitekerezo TV, aho tuganira ku iyobokamana, ubuzima, inzira y'inzitane ndetse n'ubuhamya. Kurikira Icyumba cy'ibitekerezo TV buri munsi.